ndi umwana ubeshya uko wishakiye ayo mafaranga undatisha nanjye nzi kuyakorera we uzace n'ahandi wambwa we ubwo niyanyana y'imbwa nawe uri kwayura ngo nkushimishe urampa amafaranga toka wakibwa we fuck you madafaka ku manyoko. Mutesi Jolly yavuze ko abagabo bakora amakosa nk'ayo ngaho mu ngo zabo bagakubita abagore babo cyangwa se bakabagirira ayandi mahohoterwa atandukanye ari inyana zimbwa. Uri umugore gara cyo bivuga ndi umugore wandese nyine ndi umugore nawe utangiye kwigira umukobwa kandi ngaho nyine ndi umugore wandeka nkubaza so tubwiye ko ufite umwana kandi kugira umwana se bivuze kuba ufite n'umugabo none se kuba udafite umugabo biguha uburenganzira bwo kuba umukobwa none reka nkubaze ikibazo Mutesi Jolly we bizaba bimeze gute zarakasa mutwe cyane ko Mutesi Jolly we tumenyereye ko we agenda mu bakomeye ngira ngo ugire unabona uriya abantu ndakubwiza ukuri ko nta kindi kintu wa perezida wa Uganda ajya mutumira mu anniversaire ahubwo niwe bari bazi ko ari uzatubera. Abantu batangiye kubyibazaho baravuga bati impamvu Mutesi Jolly mwabigize intambara cyangwa mwabigize ibintu bidasanzwe ni ukubera ko abarizwa muri iki cyiciro cya showbiz kandi hakaba hari ukundi kuntu mwari mumuzi sibyo kuba Mutesi Jolly ari gukundana n'umuntu murisha imyaka hafi 20 se burantirenga simbizi ariko ndakeka ari hagati ya 20 kuzamura cyangwa se kumanura ariko ni hagati ya 20 ntago ari we wenyine mukobwa tuzi ukundanye n'umuntu murisha imyaka 20 hari n'abakundana n'ababarushana 40 sibyo ahubwo ikintu kiba cyabayeho. Yes, ladies and gentlemen, ndabasuje kandi mbaye nikaze mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Ahabona TV. Mbahaye ikaze mwe mwamaze gukora subscribe, nawe niba utarayikora ukaba uri kureba iki kiganiro, reba munsi y'ino video ukandaho handitse subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye mwumva kuri micro Showboy Kizo, iyi ni Ahabona TV. N'ubundi tukaba tugarutse kuri ya mihanda yacu, kuri za nkuru zacu ziba ziri kuvugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu munsi nanone tukaba tugarutse kuri Talkative, yuno munsi tugarukanye n'ubundi na Grace. Amakuru ni meza. Yego umeze neza? Umeze neza cyane. Ari kurasa neza deswe. Murakoze. Sinenzi ko ari uko ayo maherena akubera. Ahubwo ni nabwo bwa mbere ushobora kuba umbonye nyambaye. Ako bikaba ari nabwo bwa nyuma nta wamenya. Oya. Nago nyakunda ku buryo nayambara buri munsi. Nyambara bitewe n'umwenda nambaye. Ubuse wabitekereje te kuza wambaye ayo maherena mu kiganiro? Byatewe n'ukuntu nari nambaye. Ako birajyanye inkweto n'agashati ndabona bisa niba ari agashati niba ari ikanzu. N'agashati. Ariko umeze neza. Umeze neza. Yego ubuse gahunda y'uno munsi urahita ukomereza ko mbona bidasanzwe. Ntaho da ndajya mu rugo nindangiza ikiganiro. Urahita ujya mu rugo? Usa gutyo? Se kuba umuntu asa neza bivuze no sojya ngo nge nsa nabi. Ubu wambaye gutyo uje mu kiganiro gusa? Nase ikiganiro bivuze ngo umuntu azasa nabi. Ariko ba wateguye koko. Cyangwa urahita ukomerezaho mu mihanda ujye kureba inkuru. Oya. Nase inkuru nzikura mu mihanda ko nzikura kuri telefone. Uricara wowe ugategura akazi. Ndicara nkiga ongera hirya. Nese ibimenyetso ufite ntago bikoza kuri tele. Biterwa hari ibimenyetso bituma ujya kuri tele, hari n'ibimenyetso bituma ugira gute ujya kuri telefone cyane. Hari nseka nkubaza. Nkubi inkuru iri hanze iri kuvugwa cyane. Ya Mutesi Jolly. Yego. Ubuzima bwa Mutesi Jolly ibimenyetso wabikura he? Si kuri telefone hari ahandi? Wowe uricara ukavuga ati ngiye gukorera akazi kuri telefone. Nyine biterwa n'umuntu wari uri kuvugwa cyane. Hari ibyagusaba kugira ngo ugende ukajya kubihiga. Hari n'ibyagusaba kugira ngo ubikorere kuri telefone bikaba byagukundira. Biterwa n'igihari. Hari abafata telefone rero bakazikoresha mu bindi bintu bipostinga bagiye gute bamenye ko Grace we akazi ke agakorera kuri telefone. Nanone biterwa hari n'uyikoresha mu buryo bwo kwipostinga bikaba bimufitiye akamaro. Buri muntu wese akora ikintu kimufitiye inyungu cyangwa se azi icyo agikuramo. Ubwo rero abadukurikiye baba bamenya ahantu amakuru tuyakura. Ikibazo hari n'ujya kuri telefone cyangwa se akaba yajya kuri izo mbuga nkoranyambaga ariko n'ubundi wamubaza amakuru ugasanga nta kintu azi.
ya ubwo nyine uwo ntago ari igeno ryiwe cyangwa se ntago abikunda nanjye impamvu mbireba cyane ni uko mbikunda. Yego. Abantu bajye banamenya n'impamvu twatekereje kuba twavuga ngo iyi ni talkative. Kuba turi talkative ni uko dufata ibintu biri hirya no hino tukaza twebwe tukabivugaho. Nicyo talkative bivuze, twebwe tugerageza kuzana inkuru ariko tukaza tukazivugaho. Niyo mpamvu rero Grace uyu munsi turi bufate talkative yacu tukayerekeza mu mihanda n'ubundi ku nkuru ziri kugenda zivugwa ku mbuga nkoranyambaga kuri Mutesi Jolly yakomojeho ari kugenda ari kroza ku mbuga nkoranyambaga. Grace kiriya kintu warakibonye, wabonye bimeze bite? Ibiri kuvugwa kuri mugenzi wawe n'ubundi Mutesi Jolly wabonye bimeze bite? Ni ibisanzwe. Birasanzwe ko batarakuvugaho ibintu nka biriya? Ya buri gihe mu kiganiro nkunda kubigusobanurira nkakubwira ni biterwa n'icyiciro umuntu arimo cyangwa se n'agacabarizwamo. Impamvu Mutesi Jolly mwabigize intambara cyangwa mwabigize ibintu bidasanzwe ni ukubera ko abarizwa muri iki cyiciro cya showbiz kandi hakaba hari ukundi kuntu mwari mumuzi, sibyo? Kuba Mutesi Jolly ari gukundana n'umuntu umurusha imyaka hafi 20 se burantirenga simbizi, ariko ndakeka ari hagati ya 20 kuzamura cyangwa se kumanura, ariko ni hagati ya 20. Ntago ari we wenyine mukobwa tuzi ukundanye n'umuntu umurusha imyaka 20. hari n'abakundana n'ababarushana 40, sibyo? Ahubwo ikintu kiba cyabayeho nuko biba byamenyekanye, sibyo? Erega ikibazo si ukuba bakundana. Kuba bakundana byo turi kubibona pe, bashobora kuba bakundana. Ahubwo ikibazo ni uko umukobwa ari kuza akavuga ngo munkure ku rukundo cyangwa se munkure mu nkuru zo kuvugwa mu rukundo n'uriya musaza. Umukobwa we yamaze kubyihakana deje. Ya ubwo ikintu kiba cyabayeho numvishije amakuru bari kuvuga ngo bamuhakinze. Nkibaza se niba bamuhakinze na Saidi bamuhakinze. Nyine natwe nicyo kibazo twibaza. Ari Saidi aravuga ko bamuhakinze. Uko byagenda kose ngiyewe njya nkubwira ijambo rimwe. Nta kintu kibaho cyahishwe kitazagaragara. Yego. Nta n'ikintu kibaho mu buzima kitagira iherezo. Yego. Uko byagenda kose igihe kigeze ikintu cyose kiramenyekana. Abantu benshi babonye Naomi akora ubukwe, batangira kuvuga bati Naomi akoze ubukwe bwiza, ashatse umugabo mwiza w'ibogari kandi biragaragarira amaso. Noneho bwari business. Oya iby'ubukwe bwa Naomi uzanga amafaranga bwinjije ku munsi byashoboka kubera ko n'umundi ni umushobizi. Uziko ngo bwinjije 54,000 ku munsi. Amafaranga yavuye kuri YouTube. Ntago nge nabura kubyemera ko bwinjije amafaranga kuko nabwo bwagiyemo amafaranga, sibyo? Icyo nari nshatse kuvuga ku bijyanye n'ubukwe bwa Naomi, abantu babonye Naomi kandi agakobwa ni keza pe cyane. Yashatse n'umugabo mwiza baraberanye 100%. Umugabo we simbizi sinjya amenya abagabo beza. Ariko icyo nari nshatse kuvuga babonye Mutesi Jolly yatashye ubukwe bwa Naomi. Yego. Urabizi Mutesi Jolly respect. Ku kijyanye n'iki n'abakobwa dufite mu gihugu, yaba ku bwiza yaba ku miterere yaba ku bwenge, Mutesi Jolly respect. Cyokora wenda ku bwenge pe. Noneho ibyo sinzi ariko abantu batangira gutekereza bati niba Naomi akoze ubukwe bumeze gutya akaba ashatse umugabo umeze gutya, Mutesi Jolly we bizaba bimeze bite? Ako kantu abantu benshi batashye ubukwe bwa Mutesi Jolly bwa Naomi bakibajijeho baravuga bati Mutesi Jolly we bizaba bimeze gute? Zarakasa mutwe cyane ko Mutesi Jolly tumenyereye ko we agenda mu bakomeye ngira ngo ugene unabona uriya abantu ndakubwiza ukuri ko nta kindi kintu wa president wa Uganda ajya mutumira mu anniversaire, ahubwo niwe bari bazi ko ari uzatubera. Abantu batangiye kubyibazaho baravuga bati niba Naomi akoze igikwe kimeze kuriya cya danje kandi Mutesi Jolly ari mu bantu bari bagize gute bari babutashye. Yego. Batangira kubyibaza bati Mutesi Jolly azakora igikwe kimeze gute? Batangira no kwibaza bati azashaka umuntu umeze ute? Yego. Ubwo bwabaye mu kwa 12 umwaka uri kurangira bwa Naomi. None mu kwa mbere umwaka uri gutangira mu matariki 10 nangahe duse dukubitana n'umuntu uri mu rukundo
na Mutesi ariko biri kuvuga ko ari ibihuha bombi babihakanye nubwo turi uko kwemeza byagenda nubwo hari abari kose kwemeza uko ko byagenda kose nta nduru ivugira ubusa none kuki ari ubwa mbere bibaye ibintu Dekati yazanye cyangwa Godfather urakoze uranyibukije reka nze nkumvishe kano ka video ka Dekati ukurikiranya hake gisaza kiragufite none cya nimba rero kibwe ngo gikorana iforo ngo gitakomeza kuraburiza byarangiye uri ndangamirwa nk'izindi zose ndangamirwa Dekati yaratangiye kuvuga nyine yarari kuvuga ko Jolly ari ndangamirwa nk'izindi zose Dekati wabivuze unyumve neza ujye kureka kubeshya ngo ama speeching ari motivational ngo ibiti byose ubeshya abanyarwanda n'iki byose uri London uri hehe aho wajya hose inkweto wagura imyenda wagura yose twamaze kumenya ukuri twatubize ariko tukicecekera now you were exposed 2025 umwaka wa exposed aho yango rwanire kugira ngo ubihishe ahubwo na wabyemeruka byimpressinga natwe twamenya yuko ufite sponsor nk'abandi bantu bose sibyo kugira sponsor gusponsoriza ntago ari ikintu kibe mama reka rero twe sibyo uko byagenda kose ibi bintu namwe Dekati muramuzi cyangwa se nako turamwumva ntago tumuzi Dekati azana inkuru z'akasamutwe ariko akenshi hari n'igihe biba ari n'ibihuha hari n'abari kuvuga ko ashobora kuba yishyuwe kugira ngo akwirakwiza kiriya gihuha reka nkubwize ukuri njyewe narakubwiye ko mvugisha ukuri nta nduru ivugira ubusa sibyo yego kandi kuba bafashe umuherwe uriya mugabo ni umuherwe wo muri Tanzania umuherwe uriya musaza ngacuruza intwaro akora muri kampani yo gucuruza intwaro umuntu ucuruza intwaro ntago baguhereza icyo cyubahiro cyangwa icyo kintu ari uko utari umuntu ukomeye hehe mu gihugu yego sibyo uriya musaza ni rero none se kuki ariko no dore rero nubwo bari guhakana ngo ntabwo bakundana uri kumva uriya musaza ari we babonye ugomba kuvugwa ese kuki batazanye undi kuki batashatse agasore kari aho ngaho ngo ariko bazane oya ahubwo noretse n'ibyo marike cyangwa se brand Mutesi Jolly yambara ni nayo uriya musaza yambara uko byagenda kose ibi bintu bishobora kuba bifite ukuri cyangwa se bikaba binabeshya ntawamenya gusa njyewe hari abari kuvuga ko ari ikinyoma cyangwa se ari igihuha ariko njye natekereje nsanga none se reba Mutesi Jolly akurikira abantu bangahira ashobora kuba akurikira ni babiri ngira ngo niba ntibeshye harimo n'uriya musaza sibyo Said none n'uriya musaza nawe afrowinga Mutesi Jolly n'ikigo akoramo aricyo cyo gicuruza intwaro ubwo ni abantu babira followinga ku rubuga rwe rwa Instagram sibyo none ujya no kureba n'amabrand bambara urebye ku mikandara urebye inkweto urebye turatuboro two mu ijosi twa tundi tuba turi hano mu ijosi byose ni brand imwe none Mutesi Jolly ahera he avuga ko bari kumubeshyira cyangwa ari igihuha wowe utekereje neza ukareba ibimenyetso oya reka nkubwire rero nese cyayageze sone ko ari umusaza ashaka Mutesi Jolly kumuvugaho amagambo menshi ntago ari byiza yego impamvu atari byiza tuza abantu benshi barenze umwe bagiye bamuvugaho ikabagiraho ingaruka sibyo kuvuga Jean Paul oya njye ndi kuvuga ko hari abantu barenze umwe bamuvuzeho bikabagiraho ingaruka harya nabaye icyo nshatse kuvuga ni kimwe rero nabaye twibukije uwo tuzi wa mbere ni Jean Paul undi ni Prince Kid yego icyo nshatse kuvuga rero ni kimwe Mutesi Jolly bamureke yikundanire n'uriya musheri wiwe no gukundana nta n'ikintu binatwaye rega imyaka ni imibare ese ubundi muramubleminga ubu niwe wa mbere ukundanye n'umuntu ukuze sagara nawe wafata umusaza ungana kuriya icyambere n'urukundo kandi ikindi afite icyo yamukuyeho sibyo kandi icyambere mani rega ni cash ubundi se wajya gukundana n'agasore k'inyana y'imbwa ku mugani we kakumarira iki harya niwe yavuze inyana y'imbwa kakumarira iki k'icyambere ari cash atweretse koko byo kuri atweretse ko inyana z'imbwa zibaho koko icyambere ni kashi ahubwo se uriya muntu wamwigondera se mwaba mwahuriye hehe se ariko uretse kuba yaba afite amafaranga ugafiringa ayo mafaranga ubundi mwagendana ukumva uri proud yo kuba uri umugore w'uriya musaza icyambere cyo ntabwo twagendana n'amaguru icyambere cyo umuntu nk'uriya aba afite abantu ahura nabo
sibyo yego bahuje nawe imyumvire bahuje nawe ibikorwa uriya ntabwo yaza mu mihanda abari class ntibibaho abavugana n'abaperezida abaminisitire abantu badanje nyine nkawe ntabwo ari umuntu uyu nguyu usanzwe tureba mani kandi Mutesi nawe uko umubona ntabwo ari umuntu usanzwe sibyo kuvuga ibisa birasabirana nawe ari class sasigaye akora no kuri televiziyo y'igihugu se nabonye asoma amakuru mu cyongereza none se urambwira ngo uriya mukobwa ahubwo nawe tumugushakire none se uranamukura he none se urari mu rwego rwanjye umubonye wamwemera se none se ari mu rwego rwanjye ahubwo sinamukura he kuko musetsa we ubonye umusaza ufite amafaranga wamwemera niyo yaba buri minsi 2 ngapfa iminsi 2 yonyine umunsi wa mbere tugakora ubukwe undi akaba busigaje ariko abanza ukamushyiramo ikintu cyo kuvuga ngo tubanze dusezerane ubundi baravuga ngo abasaza nk'abari iyo mugiye mu rukundo urabanza ukabinjizamo ikintu cyo gusezerana twakoze ubukwe gute nyine si ugusezerana kugira ngo imitungo ye uyinjiremo wakora mariage utabanje kujya mu murenge bikubiza ibyo bintu bibaho mureka umwana arya amafaranga ajye Dubai ajye hehe azenguruka ibihugu uriya mwana ujya ubona ukuntu asasa hari udufoto twe nigeze kubona twa kera akiri umwana mutoya yambaye agapantaro ndavugane reka mbabwize ukuri umuntu ava kure amafaranga araryoha ubu nawe ubonye igisaza amafaranga araryoha ibyo tuba tuza twivugisha ngo ngewe sinabyemera ngo ngewe reka hari ibyo ubonye se wabikwicazamo ku mugani abavuga baba batarabona ubu nawe ubonye umusaza ewana ese reka nkubaze namukura he kari cyo kintu ndi kukwibariza siko kuramushaka nawe mbonye ngenda bafite umbwire nkurange bakuye heze warababyaye warabareze ubakuye umusaza ucuruza intwaro wamukura he koko cyaza ari kuyicuruza ari igihe iyo ukora mu ruganda rw'imikati hari ukuntu ucyura agapaki k'imigati ugashyira mu rugo ukajya unywesha icyayi uko byagenda kose mu kigo cy'intwaro niba ukundanye n'umunyapolitike nawe uragerageza kuba umunyapolitike niba ukundanye n'umusinzi nawe uragerageza kuba umusinzi uko byagenda kose Mutesi Jolly nawe afite urundi rwego arimo ashobora no kuba azi no kurasa ahubwo ubu niba atanabizi tugiye kubona amavideo ari kwiga kurasa uko byagenda kose ntabwo wakundana n'umuntu ucuruza intwaro ngo nawe uyoberwe gukoresha intwaro byagenze gute se umwe ajya agashyira ku mukenyero n'undi agashyira ku mukenyero oya uriya mukobwa ahubwo respect azi icyo ashaka cyangwa ntabwo ari umuseviresha aho se buriya baba barahuriye ubundi wari wumva speech yiwe ibyo harya ngo mvishije ukuntu Dekata avuga ngo ngemera ngo nawe ngo urindangamirwa nk'izindi zose ubu si indangamirwa tuzi hano muri iki gihugu tuzi za Shadibu na zande zose hari wowe wari wumva wakundanye n'umuntu umeze nk'uriya harya Shadibu ni indangamirwa hako mwagiye mureka Shadibu ni indangamirwa yakundana n'umuntu ucuruza intwaro ubwo se umuntu ucuruza intwaro wajya kwemera indangamirwa abaho mwaretse umwana yakoze taye umwana yakoze isura umwana afite umutwe warangiza mukajya kuvuga ngo ni indangamirwa mwagiye mugabanya amagambo nyine afite ubwenge aratekereza afite mu mutwe nyine aratekereza arasa neza aravuga ngo ubwiza buzakujyana ibwami ariko ubwenge nibwo buzagena igihe umarayo akandi abufite arabufite ese reka nkubaze Mutesi Jolly yabaye Miss sibyo hari yindi televiziyo uzi wenda iciriritse yaba yarabanje kwitorezaho kuvuga amakuru ntayo none se kucyo se umubona kuri televiziyo y'u Rwanda oya Kayine Rugaba umuhungu oya dore ikindi kintu cyanangaje Generali Kayine Rugaba umuhungu wa Museveni akamutumira muri anniversaire uriya mukobwa mana ararenze siko icyo mutemera karenze Mutesi Jolly ni muntu ki wowe ushize mu nyurabwenge ubona Mutesi Jolly ari muntu Mutesi Jolly afite ubwenge n'iby'ubwiza tubireke kuko Imana nyine yaramusinzira munogereza n'amafaranga nayo abigiramo uruhare ariko afite ubwenge no mu bamisi bose twagize guhera kuri Bahati Grace mugenzi bazi nawe Bahati Grace havuyeho misi twagize guhera muri 90 niba ari na 4 gutyo kuzamura kuko uwo duheruka
sinzi niba yitabye Imana muri jenoside ntabwo mbyibuka gusa uwo nzi uheruka muri 94 kugeza kuri Bahati Grace niba ari muri 2004 niba ari 2008 niba ari na kangahe ntabwo mbyibuka 2006 umugore wa Kavuyo mu bamisi bose babayeho Mutesi Jolly niwe mu misi dufite ufite ubwenge buhambaye kandi abugaragaza mu bintu byose kare impinyasi oya hari impinya uri utwara amamodoka hari n'uwundi udakunda kuvugwa cyane nawe witwa Grace harya yitwa Indera sinzi irindi zina ariko nawe yitwa Grace Pamela se oya ukuntu mwajya mureka kugereranya ibintu bitagereranyika Pamela se kari ugutwika nyine we n'umugabo we mu maririmbo n'ibiki byose udusinapu umukobwa bahise bagira umujaji wo muri Miss Rwanda umukobwa utinyuka akita abasore bose inyana zazo sha afite impamvu yabivuze kandi yarabisobanuye neza ejo bundi ku Isimbi none arabitweretse yarabisobanuye ejo bundi neza ku Isimbi naramwumvishije yaravuze ati Sabe yaramubajije ati wowe washaka umugabo akagukubita namubwira ati gusa byaba byagenze bite ku buryo umugabo ankubita ati se ubundi ubwo yaba ari umugabo wanjye ahita rero Sabe akomeza kuri rya jambo yavuze Mutesi Jolly yamusobanuriye neza nanjye numva ko icyo kintu avuze ni ukuri yaramubwiye ati abasore cyangwa se abagabo n'isinyana z'imbwa ni abantu bakora ibidahuje no kubaka urugo sinzi niba uri kumva icyo kintu kubaka urugo yego umugabo hari igihaza cyangwa se umusore akaza ku mugani wa Mutesi Jolly akigira inyana y'imbwa akaza akakubitagura umugore akamukubita nyine akamufata nk'ikindi kintu kidasanzwe ibyo yamuzaniye ntaba ari ibyo yuzuza ahubwo akazana ibindi ese ku mugani umugabo ufata umugore akamukubita aba yaramuzanye ngo amukubite Mutesi Jolly rero yabisobanuye neza umugore niba akosheje ukamunyuza mu rushyi ikosa se rikosozwa urushyi ariko urushyi buriya narwo hari ukuntu rugarura umuntu ku murongo aho ni ukurengera impamvu nkubwira ko aho ngaho ari ukurengera ni ukubera ko ese wowe ukosheje yagukubita urushyi kugira ngo uraje uvuge ngo uri umugabo ngo gusa umugore watinyuka gukubita urushyi umugabo none se wowe kucyumva ko uri umugabo we watinyuka gukubita urushyi baravuga ngo umugore agomba kugira ute kubaha umugabo kugandukira umugabo yego none se kugandukira umugabo bivuze kwemera ukicara ugakubitwa nk'umwana w'uruhi oya si ugukubitwa ariko nimba ukosheje nkakunyuzamo urushyi oya ikosa ntabwo rikosorwa ikosa ntabwo rikosorwa n'inkoni ahubwo niba hari ikibazo mwagiranye mwicare mu kiganireho mushaka uburyo mwagikemura ariko inkoni ntabwo arizo zikora Mutesi Jolly yavuze ko abagabo bakora amakosa nk'ayo ngaho mu ngo zabo bagakubita abagore babo cyangwa se bakabagirira ayandi mahohoterwa atandukanye ari inyana z'imbwa nicyo yarashatse kuvuga ntabwo abagabo bose muri rusange cyangwa abasore bose muri rusange yabise inyana z'imbwa yavuze ko abakora ibidahuje n'inshingano zabo arizo nyana z'imbwa kandi ibyo biravuze ni uko wari wahura n'inyana y'imbwa inyana z'imbwa saraho duhora dukubitana uheruka guhura n'inyana y'imbwa ryari n'ubu wasanga nahuye nayo cyangwa ukaba uri kumwe nayo aho naba ndi kurengera da wasanga n'ubu nahuye nayo hariyo nahuye nayo hano kuri telefone ryari se kandi noneho yari iri kunyandikira ngo wanshimishije nkaguha kashi oya gusa urumva atari inyana y'imbwa ni iyahe se kandi yo ni inyana y'imbwa mesaje urayifite se ndayifite ako namututse koko byagenze ute se kandi yari ari kumbwira ngo nimushimishe ngo ari amakashi ndamubwira ngo banzu yame arangije arambwira ngo mbwira niba utari mu bantu ngo dutangire ubu nonaha ngo ndahita nguha kashi ndangije ndamubwira nti nawe ubwawe wayabuze ngo urambwira ngo ngure amakashi ubwo se Celestin wa Gasaro TV namubwiye nti njyewe gukora njyewe mbashije gukora amaboko yanjye arakora ureke kumbwira ngo urampa kashi z'uko nagushimishije ziki nanjye ubwanjye amaboko yanjye arakora izo kashi nkazibona ntabwo ahubwo nawe ubwawe wayabuze wanyana y'imbwa wahubwo cyangwa barategereje sha wabimwemereye ntabwo nabimwemereye turebe message wamwandikiye
se nabimwemererane tuyisomera abantu batazagira ngo hano tuzajya dukoresha ibimenyetso n'ibitutsi nta ribi none se udututse gake hari ikintu bitwaye so bisubiyemo ngo turi inyana zazo ni uwo muri Amerika ni uwo muri Amerika yitwa Sindayigaya ego se abanyarwanda bari kubibona we do hariho akamenyetso ko guteranya ubu si wa wundi wanuza ntabwo bari kubibona neza yatangiye ngo bite uramusubiza ngo ni byiza arangije yakubwiye ati sawa wanshimisha nkaguha kashi wamusubije ngo iki namusubije ngo yego yego ubwo se bamaze kumva icyo ashatse kuvuga nacyumvishije nagira ngo numve ukuntu yitapagura yego arangije yakubwira ngo tuvugane video se ubu nyine uri wenyine urangije amubwira ati banzu yame namubwiye banzu yame nyine izo kaje arangije yakubwira ati wow dutangire kuvugana nta kibazo ndabikora urisanzuye wenyine ubwo yagira ngo akubaze niba ukiri mu gitanda niba nkiryamye ariko injeje zararindagiye koko arangije akubaza ngo ushaka ngahe ntago namusubije narindi gushaka ibintu mutuka ati tubikore gutyo rwose ndagufasha kandi twibere inshuti tuzajye tuvugana ubwo yarari kukwaka ya video uru message ko ari rurerure wamwandikiye mva namututse wahise umubwira ngo ndakuzi kuruta uko wiyizi niba ushaka ibyo byishimo ujye ubanza ubitange nawe kandi ujye ubanza ubitange nawe kandi sindi umwana ubeshya uko wishakiye ayo mafaranga undatisha nanjye nzi kuyakorera we uzace n'ahandi wambwa we ubwo ni yanyana y'imbwa nawe uri kwayura ngo nkushimishe urampa amafaranga toka wakibwa we fuck you madafaka ku manyoko n'utu emoji twa faka tureba hejuru yarangira akubwira ngo wakibwa uratukana kandi uyu ni umunyamerika sinzi iyi screenshot ndaza kuyiscreenshotinga nyishyira ahagaragara uyu ni umunyamerika baturebere na Celestin umwe wandikiye Sandrine aho ku Gasaro barebe niba ntaho bahuriye umva ngiye mu buzima bwanjye ndaburinda bishoboka ibaze ubonye ibintu yese yongeraho se ubwiwe arambwira ngo uri ahantu hiherereye ngo tuvugane video call ngo urama kashi nahise musubiza ngo nawe ubwawe uri kwayura kari akantu namubwiye se sikeza ari kwayura koko umuntu uri muri Amerika sarayura reka nkubwire abantu bari mu cyaro nyine ibyo byaro byakure bazi ko abantu bose bari Kigali bakize bayoragura amafaranga ariko siko biri nose umuntu wese uri Kigali ni umukire ntabwo ariko biri niyo mpamvu rero n'abantu bari muri Amerika bose siko bose bakize harimo n'abakene badanje ahubwo y'inkubiswe niyo mpamvu rakuza umbwira ubwo bugoryi ariko n'ubundi ni n'ikintu cyumvikana ashagitsina gore mwaragowe njye bya bintu nabitekerejeho ndavuga nti umuntu utabona ubushobozi bwo gushaka kandi ngo agaterete nyine akagira agasheri rega muri Amerika buriya biragoye abantu baho bose baba bari mu kazi nibyo nyine ndi kukubwira umuntu utabona ubushobozi bwo kuba yagira umusheri cyangwa ngo abe yarongora n'uwo mugore ngo uwo musheri ajya muha ibyo byishimo ahubwo agategereza abantu yasize muri Afurika b'indindagire b'injiji ngo bazajya bamuha ibyo byishimo akaba ari bwo buzima ategereza uwo muntu araciriritse cyane araciriritse nta kintu ariho nta n'amafaranga afite kubera ko buriya umuntu ufite amafaranga ntago yabura umuntu umuha ibyishimo naho yaba ari uriya muntu niyongera kukwandikira ni ukumutuka akaguhaye amafaranga wayarya nawe arayakura he se arayafite ariko ayabonye wayarya ntayafite ngewe twatangiye kwandikirana mu kwezi kwa 11 niryo jambo ryonyine azavuga uri wenyine unshimisha nkamutuka agashiraho akanya kubera ko nimero ziwe ntigeze nzisevinga ariko nkaba mbyibuka ko yitwa Sindayigaya ubwo ikintu nkora ni kimwe iyo mbonye nimero iyanditseho akamenyetso ko guteranya rimwe ubwo ni muri Amerika mita making ashaka nkareba uyu muntu yandikiye ninde hahita nsanga handitseho izina rye mita menya karibu nta rindi jambo azavuga uri wenyine unshimisha ngo amafaranga nkahita mutuka
nta kindi nkora kuzageza igihe ubwo wazavuga ati uyu mukobwa koko ari seriye nta muntu umumenyera. uri umugore gara ibyo bivuga Ndi umugore wandese nyine ndi umugore nawe wande. utangiye kwigira umukobwa kandi ngaho Nyine ndi umugore wandeka nkubaza so tubwiye ko ufite umwana kandi kugira umwana se bivuze kuba ufite n'umugabo. none se kuba udafite umugabo biguha uburenganzira bwo kuba umukobwa? Nose reka nkubaze ikibazo kunywa amata ubugira inka kunywa amata ubugira inka kandi amata ava ku nka ava ku igare ava ku nka inka barayikama ukanywa amata. uri umugore cyangwa uri umukobwa? Ndi umugore kobwa. uri umukobwa? Umukobwa wese ni umugore ariko umugore wese si umukobwa kuko umukobwa ni igitsina gore. reka ngushimire rero. Urakoze cyane. Ndabona utangiye kurengera ubwo ibyo ni ikindi kiganiro. Reka dushimire abari badukurikiye kuri Ahabona TV, dushimire mwe mwamaze gukora subscribe, dushimire abari bakurikiye iki kiganiro. Nge mwumvaga kuri micro yari Kizo, iyi yari Talkative yacu y'uno munsi, uyu yari Grace, iyi yari Ahabona TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.